Murakoze cyane. Nongeye kubasuhuza bakunzi b'ibi biganiro dukora bijyanye n'amafaranga. Ndabashimira mwebwe mujya mudusubiza mukaduha feedback, mukatubwira icyo uko byabafashije, mukatubwira n'ibyo mwifuza ko twazavugaho ubutaha. Reka ngusabe nawe ubibonye ubu ngubu utwandikire comment uko ubibonye, ndetse unatubwire niba hari icyo wifuza ko ubutaha twazavugaho. Uyu munsi turavuga ku bijyanye n'amasezerano y'inguzanyo, cyane cyane ibyo ukwiye kuyamenyaho. Kubera ko amasezerano wenda tutarayinjiraho, murabizi ko mu buzima dufata amadeni, abantu bafata inguzanyo mu buryo butandukanye, kandi buriya bimaze kugaragara ko habaho inguzanyo twita nziza n'inguzanyo twita mbi. Inguzanyo twita nziza mu buryo bworoshye ni iki? Inguzanyo twita nziza ni inguzanyo yashowe mu bintu bibyara inyungu, ikabasha kunguka, ikabasha kwiyishyura, ikiyishyurana n'inyungu zayo, kandi ikagira icyo isigira umuntu wayifashe. Iyo ngiyo tuba tuvuga ko ari inguzanyo nziza. Inguzanyo mbi ni inguzanyo ufashe ukayishora mu bintu bitunguka. Ibintu bitunguka ahangaha dushobora kuvugamo ibintu bitandukanye. Iyo ufashe inguzanyo kugira ngo ukore ibirori, iyo ufashe inguzanyo kugira ngo ubashe kwirimbisha, iyo ufashe inguzanyo kugira ngo ubashe gutwerera cyangwa ubundi bufasha, iyo ufashe inguzanyo ukabishyira mu bintu bitunguka, akenshi zigusigira ibibazo kuko isigara igutwara nayo wari usanzwe winjiza, ikagusiga inyuma yaho yagusanze. Iyo ngiyo tuyita inguzanyo mbi. Ikindi kandi gikunze gutuma inguzanyo iba mbi ni inguzanyo ikoreshejwe icyo itagenewe. Amafaranga ufashe, akenshi umuntu aragenda agakora umushinga, akawusobanurira uwo agiye kuguza, akasobanura ikigo cy'imari agiye kuguzamo, hanyuma bakaguha amafaranga kuko bamaze kubona koko wa mushinga waberetse wunguka. Amafaranga rero iyo amaze kugera mu ntoki z'umuntu inshuro nyinshi, abantu bahita bagira ibindi bitekerezo byinshi by'icyo bazayakoresha. Amafaranga ukoresheje icyo utayasabiye abakuganisha ko hinduka inguzanyo mbi. Inguzanyo mbi ikaguhindukiramo ibihombo bigusubiza inyuma kurusha uko biguteza imbere. Uyu munsi ntabwo ari byo dutindaho. Uyu munsi turaganira ku masezerano y'inguzanyo n'ibyo ukwiye kuyamenyaho. Ubundi amasezerano agaragaza inshingano z'impande zombi. Inshingano z'uruhande ruguriza n'inshingano z'uruhande rugurizwa. Abantu benshi kubera ko baba basabye amafaranga bayashaka, inshuro nyinshi bishimira guhita bashyiraho umukono byihuse, basa n'abatanguranwa ngo wa wundi ugiye kubaguriza atisubiraho hari, hanyuma ntibirirwe banasome bikuye muri ya masezerano. Ariko uriya mukono ushyizeho uba uguhayeho izindi nshingano zishobora kuzakugeza heza cyangwa zikakugeza habi, bitewe n'uburyo ubyitwayemo. Niyo mpamvu tukurarikira, niyo mpamvu tugushishikariza kubigiramo umwete wo kumenya ibyanditse muri ayo masezerano. Ngiye kukubwira ibintu icumi ukwiye kwitaho, ibintu icumi ukwiye kubaza igihe ugiye gusinya amasezerano. Nibwo waba utazi gusoma no kwandika, ariko ibi bintu icumi uramutse ubibajije ukabisobanuza, waba uzi neza ko amasezerano utwaye uyumva. Akenshi amafaranga usaba uyo ubuyazi, ariko ikintu cya mbere ngiye kubwira ukwiye kwitaho ni nk'ikintu kijyanye n'inyungu. Inyungu usinyiye muri aya masezerano zirangana iki? Inshuro nyinshi bazivuga mu buryo bw'ijanisha, bakabivuga mu buryo bw'ijanisha ku mwaka, abandi bakavuga mu buryo bw'ijanisha ku kwezi, hari naho batabukoresha uburyo bw'ijanisha bakavuga amafaranga uzajya wishyura, ayo ngabo bakayakubwira nk'inyungu. Iki ni ikintu ukwiye kwitaho, kuko inyungu hari igihe bakubwira bati ku mwaka tuzaguca inyungu za 20% cyangwa 19 cyangwa 18%. Ahandi bakakubwira bati twebwe ku kwezi tuguca inyungu za 3% cyangwa 4%. Wakumva wagereranya 19 ukayigereranya na 3, ugahita wumva rwose ari ibintu ari urucabana, ukumva ni ibintu byoroshye, ukavuga uti abangaba batatu nibo bahendutse, nibo ngiye kujyana nabo. Nyamara yandi 3 ku kwezi nuyashyira ku mwaka arakubera 36, usanga araruta kure ya 19 ku mwaka. Kumenya rero ngo inyungu bagiye kuguca ziri mu ijanisha riri ku kihe gihe ni ikintu cyangombwa cyane.
ukakimenya. Hari naho bakakubwira batakubwiye ijanisha, ahubwo bakakubwira umubare, cyane cyane muri izi nguzanyo ntoya abantu bafatira mu matsinda, izi nguzanyo ntoya abantu bafatira kuri telefone. Inshuro nyinshi ntabwo bakubwira ijanisha rikoreshwa, ahubwo bakubwira yo wishyura. Bakakubwira bati niba ufashe inguzanyo y'ibihumbi 100 uzayishyura ushyizeho inyungu z'ibihumbi 10 mu mezi 2. Ntibakubwira ijanisha ryabyo ngo wabyumva ukumva ko ibihumbi 10 ku bihumbi 100 ni ibintu byoroshye, ariko aba ari amafaranga menshi. Ukwiye kumenya rero inyungu baguca ngo zirangana iki. Ikindi cya kabiri ukwiye kumenya ni ikijyanye n'inshuro uzajya wishyura. Hariho aho bakwishyuza ku kwezi, hariho aho bakwishyuza buri cyumweru, hari aho bakwishyuza buri gihembwe, ni ukuvuga rimwe mu mezi 3, hari aho bakwishyuza 2 mu mwaka, hari naho bakubwira bati uzayazanire rimwe. Inguzanyo zigira inshuro zo kwishyura zitandukanye. Ukwiye kubimenya rero, kandi bikajyana n'amafaranga, bikajyana n'inshuro winjizamo amafaranga. Kugira ngo ubyumve neza, wenda reka dufate urugero. Uramutse ufashe amafaranga yo guhinga ikawa, bakagusaba ngo ujye uyishyura buri cyumweru kandi ugiye guhinga ikawa zizera nyuma y'igihe runaka, ni ukuvuga ngo ubwishyu ntabwo uzabukura muri wa mushinga ugiye gukora. Amafaranga inshuro wishyura zikwiye kujyana n'inshuro winjizamo amafaranga. Niba buri cyumweru waba wacuruje uri mu isoko cyangwa mu iduka, cyangwa amafaranga yo kwishyura buri cyumweru arashoboka. Ariko niba uhembwa ku kwezi bakagusaba kwishyura buri cyumweru, birumvikana yuko bitajyana. Ukwiye rero kumenya inshuro uzajya wishyura, ziba zanditse mu masezerano. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu ni ukumenya ngo amafaranga uzajya wishyura nangahe. Ubwo ni ukuvuga ahangaha aho biroroshye, ni igiteranyo cyayo wishyura ideni wongeyeho inyungu zayo, kuko buriya iyo utanze yose ntabwo aba irimo yishyura ideni. Amwe aba ari inyungu, ikindi gice kikishyura ideni. Babyita principal na interest. Principal ni igabanya ideni, hanyuma inyungu zikaba ari inyungu nyine zo wakugurije cyangwa za ya banke yakugurije. Kumenya ayo uzajya ujyana igiteranyo cyayo yose, icyo ni ikintu cya gatatu ukwiye kumenya, kiba cyanditse muri ya masezerano, cyangwa ukanakibaza niba hari igihe kiba kiri ku mugereka w'amasezerano. Ikindi cya kane ukwiye kumenya ni amafaranga yo kuzigama ajyana n'iyo nguzanyo. Ibigo by'imari bitandukanye bigira amafaranga bisaba, bikakubwira bati mbere yuko tukuguriza urasabwa kuri konte kuba ufiteho wenda 10% byayo usaba, cyangwa 20% byayo usaba. Ahandi bakakubwira bati nitumara no kuyaguha, birasaba ko uba ufite kuri konti kuzagumisha kuri konti amafaranga wenda angana na 20% byaya nguzanyo, ukazayafata ari ukurangije mideni rivuyemo. Babyita compulsory saving, ubwizigame utegetswe kugumisha kuri konti igihe cyose ufite yanguzanyo. Ukwiye kubumenya, wabwanditse muri ya masezerano, ukwiye kububaza utse hari amafaranga nsabwa kugira, kuko hose ntago babisaba, ariko hari aho babisaba. Ikindi cya gatanu noneho usabwa kumenya gifitanye isano n'aya masezerano y'inguzanyo turimo kukubwira, ni amafaranga utanga. Aha harimo imifuragiro n'andi mafaranga usabwa kwishyura. Imifuragiro nicyo bita commissions cyangwa komisiyo, hamwe n'andi mafaranga atandukanye, nk'amafaranga yishyurwa kwa noteri igihe mu notifiya ayo masezerano y'inguzanyo, amafaranga yo kwandikisha ingwate, amafaranga y'ubwishingizi. Muzi ko buri nguzanyo hafi ya yose bifite ubwishingizi ku buryo upfuye cyangwa ukamugara burundu sosiyete y'ubwishingizi kwishyurira. Amafaranga y'igenagaciro ry'ingwate, buriya iriya ngwate yawe ntabwo ari wowe ugenda uvuge ngo ifite agaciro kanaka, hari abantu babizobereye bemerewe kuba aribo bavuga agaciro k'iyo ngwate. Ayo mafaranga, amafaranga y'ingendo, amafaranga yo gutegura umushinga, n'utundi dutwara amafaranga. Impamvu ari ngombwa kumenya ibi bintu by'amafaranga, nicyo kintu cya gatanu arimo nkubwira mu byo ukwiye kumenya. Hari umuntu ugira cyagasaba nk'inguzanyo ya 1 miliyoni. Wasaba 1 miliyoni, ukagira amahirwe bakayakwemerera, bayakwemerera ugasiga uhaye abantu, ugasiga wijeje abantu yuko ugiye ku kigo cy'imari kuzana 1 miliyoni, wenda niba ari ikintu waguraga, niba ari ikintu wishyuraga, ukavuga uti 1 miliyoni ndazanyizanye, kuko bakubwiye ngo uyu munsi uze kuza turayaguha. Wagenda mwamara kuzuza byose ukabona baguhereje nka 750 muri 1 miliyoni bakwemereye. Wakwibuka abusize wijeje, ugahita ucanganyukirwa, bikakucanga, ukababaza bigenze bitayo yandi mu yashyize hehe ayo ku 1 miliyoni tuzuye bigenze bite. Akenshi baba bavanyeho
iyo mifuragiro baba bavanyeho amafaranga y'ubwishingizi, baba bavanyeho amafaranga y'ingwate, baba bavanyeho amafaranga ya notera yo kwandikisha, ibyo bitandukanye byose ukwiye kubimenya rero hakiri kare kugira ngo nawe abo wizeza utabizeza ayo utari buzane. Ikindi cya gatandatu ukwiye kumenya muri aya masezerano y'inguzanyo ni ibijyanye n'ibihano by'ubukererwe. Inshuro nyinshi iyo urengeje iminsi mwari mwarumvikanye iminsi yo kwishyuriraho, hari ibihano by'ubukererwe bongera ku nyungu usanzwe utanga, ayo bongeraho. Ukwiye kubimenya hakiri kare kugira ngo ubyitegure. Hari igihe uba warakerewe wajyana ayo usanzwe utanga bakakubwira ngo ntabwo ahagije, biba biterwa na bya bihano by'ubukererwe. Ukwiye kubimenya rero hakiri kare. Ikindi cya karindwi ukwiye kumenya ni ukubimenya ngo uzajya wishyurira hehe. Impamvu iki ngiki nacyo ari ngombwa ni iyihe? Hari igihe abatanga inguzanyo bagusanga aho ukorera, bakabasanga mu isoko, bakagusanga kuri butike, bakabasanga aho mutuye, bakabaganiriza, mukemera gufata inguzanyo, mukuzuza ibisabwa byose, amafaranga bakazanayabazanira, mugasinya amasezerano mukayafata. Ariko wazajya kwishyura ugasanga wa muntu ntazaza gutwara ubwishyu wawe mu rugo, ahubwo birasaba ko uzajya ku ishami rya cya kigo cy'imari. Ibyo rero biragusaba ngo umenye ngo nzajya nishyurira hehe. Icyo ngicyo ni ngombwa kukimenya, ukakimenya muri cya gihe cyo gusaba cyo kuzuza amasezerano, cyo gusinya amasezerano. Ikindi icya munani ukwiye kumenya ni ukumenya ngo nishyura mbere bizagenda bite. Kwishyura mbere hariho umuntu uba yanga ideni mu buzima bwe, kandi nk'uko nabivuze ideni ntabwo ari ryiza buri gihe, ahubwo inshuro nyinshi riba ribi iyo umuntu atabishyizemo ubwitonzi, iyo umuntu atabishyizemo ubushishozi bwinshi. Hari umuntu rero uba yanga ideni mu buzima bwe akavuga ati ngewe nzakora uko nshoboye, nzakora amanywa nijoro ariko ryishyure rive mu nzira, nubwo nababwiye ngo nzishyura umwaka wose ariko ndashaka ko mezi 3 nzaba ndirangije. Wajya kuyatanga bakakubwira turarenza aho andi ajyanye no kwishyura mbere. Kwishyura mbere nabyo barabipenaliza. Ibigo by'imari ntago bibishyigikira kuko biba byarapangiye, biba byarabariye amafaranga mu gihe mwavuganye. Iyo wishyuye mbere hari amafaranga baguca. Igihe cyo gusinya amasezerano rero ukwiye kubimenya, ukavuga uti harya mwebwe hano iyo umuntu yazanye mbere bigenda bite. Iyo ubibabajije barabikubwira, nawe ukabyitegura, ubwo ukazapanga imibare yawe ubizi neza. Icyo cyari cya munani. Cya cyenda noneho n'ibijyanye n'ingwate. Ibijyanye n'ingwate nabwo ukwiye kubimenya, ukamenya ingwate yawe iyo bayemeye, ukamenya se iyo ndangije kwishyura ingwate yanjye nyisubirana bigenze bite, nsabwa iki, bica mu zihe nzira kugira ngo nyisubirane. Hanyuma ikindi nanone ukanamenya ngo niba kwishyura bigoranye bikagenda nabi, bizagera ku rwego rwo kugira ngo ingwate yanjye igurishwe biciye mu zihe nzira, bigenze bite. Ukabimenya hakiri kare kugira ngo ubyirinde, ukore iyo bwabaga kugira ngo bitagusiga iyanguzanya itasiga igusenyeye, igutwaye n'imitungo yawe harimo niyo watanzeho ingwate. Ibijyanye n'ingwate rero biba biri mu masezerano, nabyo ukwiye kubimenya. Ikindi cya 10 hariho ibigo by'imari bikoresha inama z'inguzanyo, cyane cyane ibingibi bitangira inguzanyo mu matsinda. N'ibingu inguzanyo yawe warayifatiye mu matsinda, akenshi haba hari inshuro mugomba guhura mugakora inama. Ibyo nabyo ukwiye kubimenya, ukanamenya ngo ndamutse nsibye inama imwe, ndamutse ntabonetse bigenda bite, ingaruka zingeraho nizihe. Mu masezerano handitsemo iki, kuko amasezerano washyizeho umukono aba kureba cyane. Amasezerano washyizeho umukono aba kureba cyane. Nkuko tumaze kumenyera, buri gihe nkubwira n'icyo Bibiliya bivugaho. Ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Imigani ibice 22 umurongo wa 7 handitseho ijambo rivuga ngo umukire ategeka umukene, ngo kandi uguza aba ari nk'umugaragu w'umugurije. Umukire ategeka umukene kandi uguza aba ari nk'umugaragu w'umugurije. Nagira ngo nkubwire tuvuga kuri iri jambo tugana ku musozo w'iyi video yacu, nuko ideni rishyira umuntu mu bubata, ideni rishyira umuntu mu bucakara. Ideni ntago igihe ukiririmo ntago uba wisanzuye. Igihe cyose utarishyura ideni, ryaba iry'umuntu ku giti cye, ryaba iry'ikigo cy'imari, uba ukiri umugaragu wakugurije. Mukiri umugaragu wakugurije. Ingwate watanze nta burenganzira uba uyifiteho, cyakora ushobora kuba ari inzu utuyemo ugakomeza ukayituramo, ushobora kuba ari inzu ukoreramo ugakomeza ukayikoreramo, ariko burya ntago aba ari yawe, ntago wayigurisha, ntacyo wayihinduraho igihe cyose kiri mu ideni, igihe cyose kiri mu ngwate. Amafaranga winjiza ntago aba ari ayawe
ntabwo aba ari ayawe 100% kubera ko wa wundi wakugurije aba yafiteho uburenganzira ukwiye kubimenya ukabizirikana. Iri ni ijambo ry'Imana, uko nukuri ko ijambo ry'Imana kubwira ko uguza aba ari nk'umugaragu w'umugurije, ukwiye kubimenya. Ahandi Bibiliya iranavuga ngo umunyabyaha aragurizwa ntiyishyure, ngo ariko umukiranutsi agira ubuntu bwinshi agatanga. Iyo utishyuye uba uri muri ya kategori y'abanyabyaha bagurizwa ntibishyure. Ikindi, iyo ukiri mu ideni nta bwisanzure uba ufite mu byitwa ibyawe igihe iryo deni ryose ritararangira. Niyo mpamvu nkukangurira ko mbere yo gufata inguzanyo ukwiye kwibuka yuko ishobora kukubera mbi, ukwiye kwibuka ko igushyira ku nshingano zikomeye, utagomba kubaho ubuzima wari usanzwe ubaho utarayirangiza, ugomba gukora iyo bwabaga ukaryishyura neza ukarangiza. Cyakora uko wishyura, uko wubaka icyizere, hari amanota bikongerera bigatuma n'ubutaha uzahabwa inguzanyo mu buryo bworoshye. Ariko iyo urebye nawe ugacunga nabi bikakunanira bikagenda nabi ntiwishyurire igihe, ideni rigusiga habi harutaho ryagusanze. Murakoze cyane, reka tuzahurire muri video y'ubutaha, kandi wibuke gusangiza iyi video abandi niba wabikunze, ndetse unakande subscribe cyangwa abone kugira ngo n'ikiganiro cy'ubutaha kitazagucika. Murakoze cyane, mugire umunsi mwiza.